ChatGPT ukayibaza ikakubwira ibintu bikagucanga, ariko impamvu bigucanga ndetse ushobora no kumara umwaka nta kintu ubikozeho nta n'ikintu ugezeho aho ngaho, ni ukubera akenshi nta kajagari uba ufite mu mutwe. Uba ushaka kwiga gukora website, ejo ugashaka kwiga gukora kwandika amakode, ejo ugashaka kumenya uko bandika ama-CV neza, kandi urumva ni mu minsi, urumva ibyo bintu mvuze ubikoze mu minsi 3. Mu minsi 3 ntabwo ibyo bintu waba ubimenye, ni ukwihemukira cyane, no kwitera akajagari. Ngewe ku bwanjye hari uburyo nkoresha ndi kwiga iyo mfite goal yo kwiga ikintu runaka. Reka nguhe nk'urugero, nari mfite goal yo kwiga gukora ama website mu minsi ishize, kwanza nisoza high school, yashizemo igihe, umva byamfashe igihe kuyamenya. Ubwa kabiri nsoje kwiga ibyo bintu byamfashe nk'igihe kinini kitari gitoya, hafi umwaka. Nahise nkurikizaho icyo twita cloud computing, AWS cloud computing.